Rero bakunze basamuzo timbaje kubasuhuza bibutsa ukanda subscribe like share na comment byakoze kujya mu makuru kugiye. Rero muri no minsi amazwe iminsi ku mbuga nkoranyambaga hacicikana amakuru ya The Ben yarasohoye indirimbo yitwa True Love yifashishije mu umugore w'Ikeza Pamela agaragaza ko atwite. Abantu bamwe n'ibyabashimishije na mama we umubyara ntabwo yabyishimiye. The Ben avuga ko kuba Pamela yaragaragaje ko atwite. Umuririmbyi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yatangaje ko yasabye imbabazi mama we nyuma y'uko yifashishije umugore we Pamela w'Ikeza mu ndirimbo agaragaza ko yitegura kwibaruka. Yasubije kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Ukuboza 2024 mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. The Ben yavuze ko kwifashisha Uwikeza Pamela byari mu rwego rwo kubika urwibutso ariko yabonye ko bitanyuze benshi harimo na mama we Mbabazi Esther. The Ben yavuze ko yafashe icyemezo asaba imbabazi mama we ati na mama wanjye ntabwo yabyishimiye, mama umbabarire. Abajijwe niba ashobora gusiba iyi ndirimbo kubera ko itamushimishije umuryango we yifashe. The Ben ari kwitegura igitaramo cye bwite kizaba tariki ya 2 Mutarama 2025 muri BK Arena, azamurikamo alubumu ye yiswe Print Love izaba iriho indirimbo 12. Iyi ndirimbo iri mu zigize alubumu ye nshya ndetse ubwo yayishyiraga hanze yumvikanishije ko ari ikimenyetso gishimangira ko yabaye umwe na Pamela kandi ko inkuru y'urukundo rwabo ifite ipfundo. Uyu mugabo yanavuze ko kwifashisha umugore mu ndirimbo ni ikimenyetso cy'imbaraga z'urukundo rwa nyarwo. Iyi ndirimbo igiye hanze mu gihe kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Ukuboza 2024 aribwo Pamela yahishuye ko yitegura kwibaruka. True Love ibaye indirimbo ya kabiri The Ben yifashishijemo Pamela kuko yanamwifashishije mu ndirimbo ni Forever bakoreye mu bice bitandukanye byo mu karere ka Rubavu n'ahandi. Iyi ndirimbo True Love mu buryo bw'amajwi audio yakozwe na producer Rio Beat mu gihe amashusho yakozwe na John Elite ni nawe wakoze ni Forever yakorewe muri studio ya Country Record ari nayo yakorewemo ni Forever. Ni mu gihe imyambaro The Ben na Pamela baserukanye muri iyi ndirimbo yahanzwe n'inzu z'imideli za Mateo ndetse na Fly Mama Africa. Rero yanga akaba ari amakuru byumvikana ko The Ben yanenzwe na mama we kuba yarafashe video akayishyira kuri YouTube agaragaza ko umugore watwite. Rero yanga akaba ari amakuru agirwa n'icyo kuri Samuzo TV, mwibutsa ukanda subscribe, like, abandi igitekerezo gashyiraho comment kugira ngo ukomeze kugenda ubona amakuru ku gihe. Thank you.